Nitwa Muhire Jean Marie Eugene, ndi umunyamabanga mukuru wa COTRAF Rwanda. COTRAF ikaba ari impuzamasendika igizwe n'amasendika agera muri 6 ubu ngubu, ariko ari muri gahunda yo kwiyongera akarenga ayo ngayo kugira ngo duhuze n'ibyo amategeko asaba. Amasendika rero ubu ngubu dufite harimo iyitwa Sinatrayeri ikora mu buhinzi n'ubworozi, cyane cyane ubu ngubu harimo abakozi bakora mu buhinzi bw'icyayi, ari nabo cyane barebwa n'iyi gahunda nza kubabwira turimo uyu munsi. Abandi ni iyitwa Siperwa, ni y'abakozi bo mu mirimo bo mu bwarimu mu burezi indi ni ya COTRAF Ibe igendanye n'ubwubatsi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, indi ni iyitwa SNIC Syndicat National Interprofessionnel de Cadre, indi ni iyitwa RMU ni sendika y'abakozi bakora mu itangazamakuru. Hanyuma hano muri kuganira ku bijyanye n'umushahara fatizo. Uyu munsi twamaze kubona ko umushahara fatizo kujya hari ngombwa, kandi iyo urebye leta y'u Rwanda inzira irimo nayo yamaze kubona ko ari ngombwa kujyaho umushahara fatizo. Uyu munsi umuntu noneho ikiri kwibazwa ngo uwo mushahara fatizo ugomba kuza umeze ute ku buryo unogera umukozi n'umukoresha. Hamwe nka COTRAF mwumva mu kuwushyiraho hakwiye kugenderwa kuki kugira ngo izo mpande zombi zizaze zinogewe nawe? Iyo urebye umushahara uba ari ikiguzi cy'umurimo wakozwe, ariko ku rundi ruhande nanone kubera ko umukozi nta handi abakura, yakagombye kuba n'ikiguzi cyo kugira ngo umukozi yishyure ibyo akeneye mu buzima busanzwe, kuko ubuzima turiho ubu ngubu umuntu akeneye kugira ibyo agura ku isoko. Umushahara rero wakagombye kuba ufasha wa mukozi wawukoreye kugira ngo naza kugera ku isoko ibyo akeneye aze kubasha kubibona muri wa mushahara. Igihe rero umushahara utabasha kumuha ibyo akeneye by'ingenzi, aho niho tuvuga ngo hakwiye ko byibuze hajyaho umushahara mutoya utagibwa munsi. Umushahara muto utagibwa munsi nk'amwe yo mwisesengwe mwitegereje bigendanye nk'uko bivuze ubuzima buri hanze, mwumva waba amafaranga angahe? Icyo kibazo ntabwo wagisubiza ngo umushahara waba amafaranga angahe, kuko abantu bahahira ku isoko rimwe, ariko kenshi na kenshi usanga bahaha bitandukanye bitewe na buri wese uko ashoboye. Hari n'ubwo amasoko usanga atandukanye, n'ubwo ibiciro by'ibintu byenda kuba bimwe, kandi ibiciro bihora bihindagurika. Umushahara wavuga uyu munsi ushobora gusanga ejo waba utakijyanye n'igihe, kuko nk'umushahara wigeze kubaho n'uwo mu iteka rya minisitiri ryo mu 1973 ngira ngo ubu ngubu bavuga ko ari 100 ku munsi, ariko nyuma iryo teka ryaje kuvanwaho ngira ngo ni mu mwaka wa 2000. Mu by'ukuri nta bihari, ariko hari izindi ngamba zifatwa kugira ngo wenda wa mushahara ubashe kuboneka. Muri izo ngamba harimo nk'ibyitwa amasezerano rusange, aho umukozi n'umukoresha basinyana amasezerano bakavugana bati umukoresha niyunguka kuko umukozi azaba yabigizemo uruhare, nawe umushahara we uzazamuka muri ubu buryo. Icyo ni kimwe. Ikindi twumva twatekereza cyangwa se abantu batekereza bakarebera hamwe, nuko byibuze hakwiye gushyirwaho nk'ikigo kireba nuko isoko rihagaze, kikagena nk'umushahara wenda abantu bashobora kuba wagibwa utagibwa munsi, nk'iyo wakwita minimum living wage, akajyaho nk'ikigo gishinzwe nk'ibyo bintu. Ni nabyo umukonsultant waduhuguye yatanzeho inama, ariko hari n'ibindi bitekerezo biza guturuka muri iyi nama, byose hagamijwe kugira ngo umukozi umushahara akorera ubashe kumubeshaho kuri bya bindi by'ingenzi akeneye. Uyu munsi umuturage uri budukurikire aribaza ati COTRAF nk'abasendekariste bo bifuza ko umushahara fatizo waba arungana iki? Uvuze ko uriho tugendera amafaranga 100, wumva leta yashyiraho noneho ungana ute? Ntabwo mvuze ko tugeraho amafaranga 100, ahubwo uwo mushahara iryo teka rya minisitiri ryaje guhinduka, ntari kiriho ubu, ntawe uhari. Mwumva hajyaho ungana iki rero wasimbura abo wahozeho w'amafaranga 100? Ibyo ntabwo ari jyewe wabivuga, nta nubwo ari na COTRAF yabivuga. Ni urugendo rw'ubufatanye hagati y'abakozi n'inzego zibahagarariye, ubufatanye hagati y'abakoresha n'inzego zihagarariye abakoresha, hagati ya leta ihuza izo nzego zombi, abakozi n'abakoresha. Noneho bakareba uko ubukungu bw'igihugu bumeze,
bakavuga bati umushahara ukwiye kujyaho ni uyu nguyu, ariko si ibintu bikorwa mu munsi umwe kuko si ubwa mbere bino bintu bivugwaho, ahubwo ni ubuvugizi buhoraho n'urugendo rugakomeza kandi mukabona ko hari ibyagezweho ubu ngubu. nka sendika rero ni iki muri gusaba aka kanya muri kwiga kuri ingingo y'umushahara fatizo? Ni iki musaba nka leta? Leta nayo hari abayihagarariye turi kumwe muri bino biganiro, ntawe usaba undi ikindi. Inshingano za COTRAF nk'urwego ruvuganira abakozi ni ugukomeza gukora ubuvugizi, ni ugukomeza kugaragaza uko imibereho y'umukozi imeze. Abakoresha nabo bafite inshingano zabo, leta nayo ifite inshingano zayo. Twe turakomeza guhagarara mu mwanya wacu w'ubuvugizi. Mu gukora ubuvugizi ariko hari ubwo muvuga muti turasaba iki kuri ibi bijyanye n'iyi ngingo muri aka kanya, ubu murifuza iki nk'abahagarariye abakozi mu izina ry'abakozi? Nk'abahagarariye abakozi icyo twifuza mu izina ry'abakozi ni uko byihutishwa koko, niba hari inyigo zikorwa zigakorwa, niba hari ibindi bisuzumwa bigasuzumwa, ariko byibuze aho bikabije cyane hagiye hagaragara nko mu byerekeranye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, aho usanga abakozi baho hari abafite ubuzima buri hasi cyane ugereranyije n'ibyo amasosiyete abakorera wenda ashobora kuba yakuramo. Aho ngaho tukareba uburyo leta nayo yafasha kuhajyaho ingamba ku buryo byibuze ari abo bakozi ari aho bakorera, kandi leta nazo ngamba yazishyizeho, ahubwo ikareba ko byubahirizwa kugira ngo abo bantu bose babashe kubona byibuze igihuje n'umusaruro ba nyiri sosiyete n'uruhare baba bagize kugira ngo za sosiyete zitere imbere. Icyo dusaba leta mu by'ukuri nta kindi, ni ugushyiraho ingamba zituma byibuze aho ngaho nko muri iyo haba muri izi sekiteri twarebyeho uyu munsi, uburezi, icyayi, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, aho hose bakareba niba byibuze n'ingamba zisanzwe, uburenganzira bw'umukozi busanzwe buri no mu mategeko se bwo burubahirizwa. Aho niho hantu hambere dufasha, kuko hari ubundi burenganzira butari n'umushahara gusa mutoya nabwo busabwa kubahirizwa kandi buri mu mategeko, ugasanga ntabwo bwubahirizwa kimwe. Ubwo rero icyo dusaba ni uko leta nk'uko yabikoze igashyiraho amategeko, ariko nanone yongere inafashe ko ubwo burenganzira busanzwe buhari bwubahirizwe, kandi nicyo cy'umushahara mutoya utagibwa munsi nacyo gikomeze gitekerezweho bitewe n'uko ubukungu bw'igihugu bugenda bwiyongera.